Yes, tubahaye ikaze rero kuri Menya News TV. Tuje mu makuru yihutirwa nyuma y'igihe twari tumaze iminsi tudakora bitewe n'ibibazo bya YouTube. Bwana Pacific, igisirikare ngo cya M23 already ngo cyamaze kujoininga igisirikare cya FRDC. Cyane ayo makuru agezweho, ariko namaze kubona indi version shyashya tuzanye kugira ngo tugaragaze impamvu ibyo bintu biri kuvugwa, tubibabwire neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Yes, ngo nanone kandi Ariana Veras kuba yaje hano hari icyo bihatse kiri inyuma y'ibindi byose abantu bari bamaze kumva. Byose nabyo turaje tubibagezeho akantu ku kandi. Yes, niko bimeze, ibyo byose turaje tubibabwire. Mwahageze rwose, hari andi makuru Bwana Fisi agiri kugaragaza ko twirwaneho AFC/M23 tuvugana urugamba bamaze kuba barugeza ku rundi rwego, bamaze kubabaza ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kinshasa, ndetse kugeza amaginga yangaye urebye ibimenyetso biri kugaragaza neza ko AFC/M23 imaze kongera kwisubiza uduce twishi cyane hano muri territoire n'umundi ya Uvira mu bice bya Sud Kivu. Ayo nawe namwe mu makuru tugiye kubagezaho neza cyane. Yes, sibyo gusa nanone mu Burundi nyuma yo kuva za Kinshasa u Rwanda rumubya turagukurikirana, turimo turakureba, agatanga impamvu zose avuga yuko ngo adakorana ngari uburyo bwa business ari gukoranamo na Kisekedi. Kuri no nshuro amakuru atari hivumbi akaba yarerekeje mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiye kugira gute, yagiye kubonana nabande ni bande bahuye. Byose turaje tubikubwire neza akantu ku kandi. Aya na makuru nkubwiza ukuri adasanzwe hano mu gihugu cy'u Burundi. Yes, niko bimeze. Ayo na makuru nkuko Bwana Fisi abivuze turayazanye. Hanyuma rero Bwana Fisi, andi makuru ari kurya yandi noneho. Yego, wamenye ibyo M23 yigirije, uburyo yigirijeho nkana abasirikare b'Abafaransa mu bice bya za Warikari. Ibyo byose rero uraje ubibwire abadukurikiye. Si ibyo gusa nanone kuko igisirikari kiri gutorezwa ahangaha muri Fizi. Ndakubwiza ukuri, igisirikari kiri gutorezwa hano muri Fizi ibintu byabaye bibi cyane. Gute rero nuruhe ruva gusenya bahuye narwo? Ubwo ni rwa rundi bajya bavuga ngo bahuye n'uruva gusenya. Gute rero bari mu myitozo? Ese imyitozo bahawe yabagiriye akamaro kuko bayikoresheje? Ese ni bande bari kwitoza? Byose turaje tubavire imuzi ni muzingo. Yes, niko bimeze rero Bwana Fisi. Ndagira ngo incamake z'amakuru tumaze kuzivugaho, hanyuma nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo turambure amakuru yacu. Hanyuma rero Bwana Fisi, yes, aya makuru ari kuvugwa ko M23 igisirikare cyabo kiri kujoininga cyane ku buryo bukomeye igisirikare cya Congo FARDC. Ndagira ngo twinjiyemo neza cyane kantu ku kandi. Rero Bwana Pacific, nukuvuga ngo byose biraturuka hano kuri ibi bitero bya Goma. Ariko direka tubanze tubwire abantu badukurikiye umuduhe like basi kabisa rwose. Mwihangane na subscribe ntacyo bitwaye. Na subscribe nabyo turabizi ko mukumva n'ahandi, ariko na hano ni wacu tujye tuvugisha ukuri. Hano ni hiwacu bwite. Wowe ni Menya News TV, njyewe ni La Difference TV. Iriya dukora Top Kivu News ntagari yacu. Yego. Ngayo ngo korera. None rero Bwana Pacific, ndakumva ibi byose birahuzwa n'iki? Birahuzwa na n'uru rupfu rw'aba bantu baguye muri kino gitero cy'Igoma. Iki gitero cy'Igoma niho byose byatangiye. Barimo beshi cyane bagiye bahagwa. Harimo umuzungukazi w'Umufaransa, uyu muzungu mwitwa Karine Brissé, ibintu nk'ibi isinti gutyo ibintu nk'ibi, ndetse n'undi akitwa Christine. Abo ni umukozi we bakoranaga umunsi ku munsi mu rugo. Ibi rero birahuzwa uterera Bwana Fisi. Dore ukuntu rero bihura. Ukuntu bihura, bakimara kubona ko Kinshasa bakoze amabara, bagize gutya turita tubijyana n'uriya Ariana Veras. Yego. Bahamagaza uyu munyamakuru Ariana Veras, ngira ngo urabibonye nawe n'abandi barabibonye. Akimara kuhagera baramwakira neza cyane, byose nuko. Ariko burya ikibyihisha inyuma, Kinshasa yamaze kubona ko nta yandi mahirwe ifite yo kwikura muri ibi bibazo. Irangije iravuga ati Ariana Veras niwe wadukorera inkuru akatuvana muri ibi bibazo byose kuko akurikizwa n'isi kandi ni umucukumbuzi mu makuru isi yemera. Rero aha ni ikintu kiri. Dore ikintu bakoze wumva amanyanga arimo. Ndakumva cyane. Baragiye ubwabo bikusanyiriza ibimenyetso byose, baza babiterekera Ariana Veras hari ngavuge nga agire gutenga bicukumburemo, nta kujya no ku ruhande rwa mu 23 cyane rwose. Ibi ngibi ntago ari ubwa mbere ngira ngo Kinshasa bikoze. Kisekedi yagiye abikora ndetse no mu mahanga yo
uyu rero Ariana bwana Fisi ucunze neza ukareba uburyo ibintu byiwa bikoramo n'uburyo wakoranamo na Gisekedi n'ubutegetsi bwaho niyo agiye mu interview ahantu hose muri interview ibintu avuga byose uzacunga yibasira M23 yibasira u Rwanda akibasira mbese umuntu wese ufite ahuriye na M23 hari n'igihe cyageze nkajya mbona ari kwibasira Uganda. Niyo mpamvu rero narindi kukubwira ko bamaze kumutegura buri kimwe cyose bakabizana nta kujya ku ruhande rwa M23. Buri umunyamakuru mwiza yumva impande zombi. Uzarebe tuzare ko azarinda va inaha muri Kinshasa ageze kuri 23 nabo nabyo birebe reka kandi wumva nyine yagiye agasanga dosiye bamuteguriye akabariza agiye kubihuza narangiza agenda akora inkuru yakasa mutwe M23 bayirimireho itaka noneho rero si ibyo gusa rero ubwo n'uburyo Kinshasa iri kubikora kugira ngo yikure muri kiriya cyaro. Nanone rero ubundi buryo navuze yuko abasirikare ngo ba M23 ngo bari kujoininga igisirikare cya FARDC. Uramutse ubibonye wagira ngo nibyo neza wagira ngo nibyo gute rero babikoze bafasha abasirikare bagera muri 12 babambika imyenda ya M23 bakimara kuyibambika abasirikare 12 babambika imyenda ya M23 bagenda babafotora bari kuza bamanitse imbunda binjira mu birindiro byabo ngaho Warikare ngaho hiryo no muri hano hari habereye imirwano cyane muri kano gace ka Poezero utwo duce niho bafatiye amashusho barangije berekana ati dore M23 abasirikare bayo bari kujoininga atese kubera iki ngo bari kuvuga yuko ngo M23 itabahembera igihe ibaha akazi kenshi cyane bakorana umunaniro nta kuruhuka bahora mu rugamba inzara ni yose ngo ntago barya ibintu nk'ibyo bidafututse nibyo birego bari kurega ariko rero baranasetse ninde wabwiye ko mve turihemba abasirikare bayo nanjye ntumbaze nuko noneho rero ikindi bari kuvuga numvishe bari kuvuga ngo nuko ngo M23 ngo M23 ku basirikari bayo ngo baba barabonye ngo ibikorwa iri gukora bakabona ngo ibyo bikorwa ntago ari sawa cyane bagahitamo kujya kujoininga iki gisirikare cya FARDC cya FARDC nahane kandi andi makuru akaza avuga ngo M23 ngo kubera ngo umukwabo ngo iri gukora ishaka bagambanye ngo arabari kuvamo ngo bagahungira hehe muri FARDC ngaribo bagambanye ngo bagize ibya bagiruzo ayo nayandi makuru yo hirya ku ruhande ari kuvugwa reka yo ngayo nayo Kinshasa yo yamaze kubishyira hanze yamaze kugenda ishyira hanze. Hanyuma rero bwa Fisi ubwo batangazaga ibyo byose burya bari barimo bakubita bakubitirwa hehe ahantu hambere Mitamba Mikeke Bijombo Murambye ku Mugeti aho hose ahantu bita ku Ndongo ahantu bita mu Buhonde ahantu bita mu Minembwe noneho uri mukomeza ahantu bita Minembwe ahantu bita ku Mugewa ahantu bita Rwiko urumva ni ku mugezi wambuka ujya ahantu bita Kariki ahantu rero niho hakubitiwe intera hamwe hakubitiwe FDLR hakubitiwe Wazarendo mbese koalisiyo yose yakubiswe. Mu byukuri amakuru arerekana ko imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo mu misozi ya za Mitamba bakekaga yuko bari buze kugarura uduce twose turimo aho muri za Mitamba ariko ntabwo byigeze bibakundira bitewe n'ikibazo bahuye nacyo gikomeye cyane bawe na ambiskade intare za Sarambwe cyangwa se umushibuka cyangwa se umutego w'intare n'ubundi za Sarambwe ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero arerekana ikirebwa na Fisi amakuru arerekana yuko hano muri Mitamba babonye bikomeye bakimukira ahantu hitwa Mikeke bahageze bakubitwa ubu ni hano muri bino bice byo muri Bijombo ni muri groupement n'undi yaho bita mu Bijombo ahangaha nabo bahahuriye n'uruva gusenya nkaho bidahagije babimukira bita Murambye. Ayo namakuru nahawe ni mutara muri wa mutara mu wacu ujye uduhereza ku makuru bahageze nabo bakubitwa izakabwana
abo bose bari abasirikare b'abarundi bavangavanze na wazarendo ndetse n'intera. Muri make yari coalition yose, ariko iyo coalition yahuye n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane, bose bakubitwa izaka bwana kandi bakubitwa kimwe. Hanyuma rero bwana Fisi aho bidahagije bakomeje baragenda bigira abantu bita ku umugeti. Aha ku umugeto ni ahantu ku musozi hejuru cyane, n'ahantu hari agakaritsiye. Bashatse kujya kuhafata, bari bafite amakuru yuko hari defense zatwirwaneho. Bahageze bakubitwa n'inkuba no gusanga babiteguye ku buryo bukomeye cyane, babarashe ku buryo buteye ubwoba, induru n'imiborogo biravuga, barataka babura uko babigenza, baratabaza bambaziyera bambazi uhoraho, ariko biranga. Nuko kwanga rero intare za Sarambwe burya nazo zari hafi. Aho hafi no ku mugeti harandi bita ku ndondo, apana indondo ya Bijombo cyangwa se indondo ya Rurambo. Haraho bita ku ndondo naho bita mu Rurambo. Abatazi neza barahitiranya. Yego. Amakuru ufite nuko naho bahageze, noneho ibyo bahuye nabyo hari habarizwa intare za Sarambwe. Ibyo bahuye nabyo ni ishyano rikomeye cyane. Naha bakubiswe, barakubitwa batabaza Imana yera, batabaza uhoraho ati Mana Bikira Mariya dufashe udukure hano hantu rwose tuzajya tugusenga amanwa nijoro. Ariko biranga, avuga ati wanza Yesu atabaho na Bikira Mariya atabaho, sibyo? Kubera ibyo bahuye nabyo. Ibi rero byose ni ibibazo n'ingaruka zo kwataka batateguye. Ahanga basanze intare ziba ziteguye n'abasore b'amadubu barwanira kubaho, birangije bahura n'ishyano rikomeye cyane, bakubitwa ku buryo buteye ubwoba. Hanyuma rero bwana Fisi ndagira ngo tuve kuri ayo makuru, ariko mbabwire ko mu Minembwe ku mugezi wambu kujya ku mugezi wambu ujya ku mugezi ahantu hitwa Rwiko, bambukaga berekeza ahantu bita Kareki. Ahangaha bahawe n'uruva gusenya kandi bibaye kabiri, bashaka kujya gufata kara gace ka Kareki. Bambuka bashaka kujya gufata Minembwe, basijyawe no gufata ku gace ka Kareki. Yego, uburyo bwose bari gukoresha buri guhinduka amazi, bari gukubitwa ku buryo bukojeje isoni cyane. Abasirikare ndetse yari coalition, harimo wazarendo, FARDC, ingabo z'abanyangora, Tanzania byose, abacanshuro, yego, n'intera hamwe FDL. Iyo coalition umva ukuntu ingana, uzi gukubitwa n'abasore batarenze za 40 batwirwaneho muri umukumbi w'abasirikare bangana uko mbite n'umukumbi. Urumva atari bibazo bikomeye cyane. Hanyuma rero hari amakuru tutaha abakunzi bo kuri Menya News TV. Umuntu bita Bunyoni agifungurwa, burya yarasohotse ngo amakuru ufite ngo yabanje kuvuga ngo abantu bakomeje kugera ngo wese yigera hanze y'igihugu. Ntawe yagiye ajya hese, ahubwo ko numvisha abantu bari kwanariza ati uyu mugabo azahirika byanga bikunze Neva ku butegetsi. Niko bimeze. Uyu mugabo Neva mureko yabona byararangiye, avuga ati namugize ikigori ki, ati buriya nta nubwo azongera gutekereza ibintu bya politiki. Yageze hanze aravuga ati burangiye ndi muri gereza, ati nafatiraga icyitegererezo kuri Ndayishimiye. Abati ngiye buriya Ndayishimiye, ati perezida uri niwe mfatiraho icyitegererezo, niwe muntu wa danje, ati umuntu wigira ikigori akajya guterura ibiguru, agaterura ibikwafu, akigina ngakunda kabenzi. Kumbi burya ngo nubwo agakunda, ariko burya ngo ntiwamubona yica inguru. Urumva ati ni shitani mbi, niba experience afite ngo mu kunyuruza abantu, mu kubica mu ibanga rikomeye cyane. Uyu mugabo ngaramusuraga gashinga ivi, akavuga yarakaye, yasuye Bunyoni, akavuga ati wowe ati wowe atusibye Imana kikuragiye. Ati ubundi mba nkugiriye nabi, ati mba nkwivuganye. Bunyoni rero nawe yahagera akagira agatitira, agaragaza ibintu by'uburwayi bwo mu mutwe, ibintu by'uburwayi bwa diabete n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko bakimurekura papa urana nkukumenya yesa akunje isura menagwe, arangije abaseriye abana seriye Neva kugeza amaginga nganga ari kwicuza impamvu yaba yari kuyuyu mugabo bita Ale Guillaume Bunyoni. Hanyuma rero bwana Fisi amakuru ndazavuga atari kuvohera abo polisi bose cyo nakubwiye cyo kuyobora inzego z'umutekano. Yo waziyoboye neza cyane, burya zijya zikumvira, harimo abagukunda bitewe n'uburyo babanyemo nabo. Bavuze ati rwose Bunyoni wana ngo baraye baserebura bavuga tere Guillaume Bunyoni biki kandi Bunyoni zishingano yazivuyeho kera za 2022 ahita yinjira 2020 ahita yinjira mu ishingano zo kuba ministeri w'intebe
ku butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ariko nanubu abapolisi abasirikare bamwe na bamwe baracyamukunda bitewe n'ibikorwa agiye akora. Mu by'ukuri rero bakunzi bacu bo kuri Menya News TV ndetse no kuri La Difference TV amakuru atari vumbi tubafitiye nuko uyu mugabo witwa Ale Guillaume Bunyoni agiye gukoza isoni witwa perezida Evariste Ndayishimiye. Natungana abantu bari kubisesengura ariko nanjye nkajya numva nibyo. Nako nibyo nubundi. Ntereze ibyo we ntubyumva. Sha ngayo nguko reka tubitega amaso turebe. Mwana Pacifique rero kumva cyane. Amakuru yacu reka tuyasozere hano muri Fizi. Fizi abari mu myitozo bawe n'ishyano ryo gusenya. FDLR ziri kwitoreza hano muri Fizi ariyo ikibuga cy'imyitozo. Sabira bavuga ikibuga cy'imyitozo ni inkambi y'imyitozo. Yari ikibuga cy'imyitozo. Aho bitoreza nyine ikosi rya gisirikare. Aho batoreza nyine imyitozo ya gisirikare nuko twabivuga. Aho rero niho bahuriye n'uva gusenya. Ubwo bari kuri level ya nyuma. Ubwo bari bageze ku myitozo wa nyuma wo kuvuga ku myitozo bari bagenewe bakemererwa kuba abamwe mu basirikare bafata. Iyo munsi no kuvuga hari ukuntu bafata. Bakavuga ati umunsi turakora iki niki ariko iki niki nacyo tuzagikora iki niki kugira ngo gahunda ibirangiye imyitozo. Aro bari bageze kwa rukuzinduka ijoro bakagenda mu mashyamba sinzi imyitozo bakoramo abasirikare ariko bagiye mu mashyamba n'ubundi ari hano muri Fizi aho bari bapanze kujya kwitoreza basanga hari ababatanzeyo. Bari bambaye imyenda ngitazwi niyo makuru batanze. Abatipe babaritaguye papa. Babaritaguye makuru nakiri abagera kuri 18 bahasize umuzima mu bagera muri 70 bari bagiyeyo abandi barakomereka abandi baracika nuko. Inkomere nazo zagumyaho ngo mu mashyamba bagiye bagaruka kuza kuzireba ariko ababakozemwo umusiri bamaze kugenda. Amakuru abaje gutangaza batangaje uko batari mu 23 babonye atari nabandi basirikari babonye ngo bavuge ngo bafite ibirango byahana gusa icyo babakozemo nyine nicyo ngicyo abari bari kwitoza bo muri FDLR. Kayo gukorera abakunzi bacu nuko bihagaze. Hanyuma rugana Fisi dusoza amakuru nkuko warubivuze nigeze kuko muza ku kintu cyo muri Warikare mvuga ukuntu M23 yigirije nkana abasirikare b'amercenaire ariko ibintu byabaye bano bazungu b'abafaransa reka mbabwize ukuri niba ari abantu ba mbere bagira ubwoba n'abazungu nako muzungu usibye ko biringira intwaro n'ifaru n'amadrone. Reka nkubwire umuzungu niyo baba badafite ubwoba umuzungu apfa gute umuzungu apfa gute apfira mugenzi we urumva umuzungu nako apfira umwirabura hano we arebana n'inyungu ariko ibyo kuvuga ngo agiye gupfira abirabura ntago birimo reka ahubwo yapfira inyungu aho kugira ngo apfire umwirabura yapfira inyungu ziware hariya rero iyo abonye rukomeye gute se ni igihugu kiwe ari kurwanirira se reka hariya n'amayeri bakoresha bakibonera amabuye y'agaciro bakabahekenya bakabarangiza Kisekedi agasigara yasana. Ngaho gukora nuko byagenze M23 yongera bakomagura ndetse batungura ku buryo bukomeye cyane mu buryo batari bwiteze nuko bihagaze bwana Fisi ndakeka twasoza. Reka rero tubashimire mwakoze cyane kudukurikira ndetse no kuduha subscribe ndetse na like byose Imana ikomeze kubibahera umugisha. Turakunda cyane bye bye.